turashima Imana uyu munsi ugira kane, tukadushima Imana kubera ko Imana yadushoboje gusenga. Nkuko duhora tubivuga, ntabwo ari umuhango kandi ni intambara, kandi mu ntambara hariho abanesha n'abaneshwa. Rero iyo duhagurutse gusenga bitari umuhango, tugasenga nk'uko Imana ishaka, hariho abahaguruka kuturwanya. Si abantu nkatwe, n'abanzi b'Imana bitwa isi y'umwijima cyangwa abatware b'umwijima. Kenshi rero abakristu iyo bibagiwe iyo dimension y'intambara, iyo bibagiwe urwo ruhande ko gusenga ari urugamba, ntibabishobora. Niyo mpamvu bashobora gusenga ibihe runaka, nyuma mu nyuma ugasanga bararambiwe. Murazi ko amasengesho, gusenga biri muri iriya liste y'intwaro z'Imana. Abefeso 6 umurongo wa 10 kugeza kuri 18. Mu ntwaro z'Imana hariho gusenga. Nimba rero ari intwaro zigamije iki? Urugamba. Nimba rero amasengesho ari muri liste y'intwaro z'Imana, nuvuga ngo usenga rero aba ari ku rugamba. None se nimba hari urugamba, suko hari abanzi se? Nimba abanzi batanesheje, woranesha. Ni kimwe muri ibyo. Nimba umwanzi atanesheje, uwo mwanzi wawe niwe unesha. Ni ukuvuga ngo rero gusenga nimba ari intwaro, kandi ni intwaro koko, muri liste y'intwaro z'Imana yahaye ubwoko bwayo harimo gusenga. Na niyo ntwaro iheruka muri za zindi zose zivugwa mu Efeso 6:10-18, ngo mutware intwaro zose z'Imana, muhagarare ku munsi mubi mudatsinzwe n'uburiganya bwa mwanzi Satani. Ngo abo turwana nabo ntabwo ari inyama n'amaraso, turwana n'abakuru n'abatware n'abafite ububasha bwo muri isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu mu kirere. Murabona iya liste zose, iya hiérarchie uko batondekanye, hiérarchie du monde démoniaque, demonic realms. Ni ukuvuga ngo rero iyo ntwaro yo gusenga, iyo tuyagurukanye, n'abanzi bacu nabo barabimenya, nabo bagahaguruka kurwana. Ni ukuvuga ngo uba udekaraye intambara. Kutayimenya rero, abantu basenga igihe runaka, mu nyuma bakazima. Umubajije kubera iki umurava wo gusenga utagihari, ashobora kubisobanura mu bwenge, ariko ntabwo ari byo bari ukuri. Nuko mu isi y'umwuka ntiyabimenye yuko igihe haguruka gusenga hari abanzi nabo bahagurutse. Wewe ntiyabimenya. Ongera dusomere izo ntwaro z'Imana, ko igihe cyose ivo kugaruka, tukagaruka ku by'ingenzi tuba turimo. Efeso 6:10-18. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Mwumvise ko
ari intwaro y'Imana. Intwaro rero ntabwo ikoreshwa mu gihe gisanzwe. Intwaro ni zo kurwana. Il y a des armes parce qu'il y a la guerre. Hariho intwaro kuko ari intambara. Abakristo benshi babaho nk'uko nta ntambara yo mu mwuka iriho. Babaho nk'uko byarangiye ko Satani atakiriho, ko abadayimoni batakiriho. Iyo utataka Satani ntabwo akwataka kuko aba yagufite deja. Si uko aba yakuretse ko utamuderanje, aba agufite. C'est tout. Umuntu atarwanya Satani muri izi ntwaro z'Imana ntabwo ari uko Satani yamuretse, nuko aba amufite, aba ari yarafashwe mpiri. Ariko abantu bahagaze mu mwuka bakoresha intwaro z'Imana, bafashe seriously urugamba rwo mu mwuka, bafashe mu buryo Bibiliya ibivuga, bagahagarara bakamenya ko babaye inyungu z'Imana, bakamenya ko Satani atabinezerewe, bacitse Satani kuko mbere bari mu isoko rye, murabyibuka, le marché d'esclaves. Hanyuma azarwana mpaka kugira ngo arebe uko yabasubizayo. Nitutamenya ibyo ntabwo tuzegera turangiza urugamba. Ntabwo twavanywe muri iriya zone d'influence ya Satani, iriya twize ex agorazo. Ntabwo twayivanyemo hanyuma tuvuge duti twageze ahantu aho Satani imyambi yitagigera. Igihe cyose tukiri muri isi, Satani we azi ko agifite amahirwe yo kutwigarurira. Igihe cyose tutarava muri umubiri wa Adamu, Satani abazi ko afite amahirwe menshi yo kutwigarurira. Amen. Rero intambara yo mu mwuka ni intambara iriho. Ni intambara iriho. Nimba utayumva wowe n'ukuri uwafashwe mbiri na Satani, ni ukuvuga ngo wowe ntabwo ubukristo bwawe ari buzima. Un chrétien c'est un soldat de Jésus. Umukristo ni umusirikare wa Yesu. Igihe cy'uko intambara irangira ntabwo kirarangira, ahubwo intambara ubu irakomeye cyane. Biravuga ngo Satani igihe cyose abona ko igihe kimurangiranye, niho akaza umurego mu kurwanya abo bose Yesu yamwambuye. Ikindi rero tukwiye kumenya nuko ibyo mu byumve, ndaza kubishakisha amagambo y'Ikinyarwanda. L'enjeu du combat d'un chrétien, ce n'est pas les choses matérielles. Ibirwanirwa mu nabara mu Kristo ntabwo ari ibintu bifatika. Ntabwo Satani yarwanira zahabu, peteroli, diyama, ekada. Ntabwo arwanira ukwezi, izuba ngo bifate. L'enjeu de notre guerre spirituelle en tant que croyant, ikirwanirwa muri intambara dufite nk'abizera, ce sont les âmes des hommes. Ikirwanirwa n'ubugingo bw'abantu. Ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ibiku, ntabwo ari ibihugu, ntabwo ari inyanja, iyi ntambara y'umwuka ikirwanirwa, kuko nta ntambara idafite enjeu, nta ntambara idafite ikirwanirwa. Mwegeze mubona ibihugu byabo ukapfa kurwana gusa. None se intambara ya Ukraine bararwana gusa gutyo gusa? No, hari ibyo barwanira, si byose. Ni ukuvuga ngo rero no mu Kristo intambara ye nubwo ari mu buryo bw'umwuka ifite ikirwanirwa, icyo bita enjeu. Enjeu ni ikintu kirwanirwa, impamvu n'ikibapfa. Bayibise Satani nawe arazi ko enjeu y'intambara arwana ntabwo ari gufata inyenyeri z'Imana yaremye
ahubwo ni ubugingo bw'abantu. C'est ça l'enjeu du combat du diable. C'est ça l'enjeu du combat du Saint-Esprit. Icyo nicyo kirwanirwa. Ubugingo bwawe niyo ntego y'intambara ya Yesu na Satani. Ntabwo ari gufata amanyenyeri niki. Oya. Ibyo bifite agaciro kabyo mu rundi rwego. Ariko iyi ntambara ni intambara yo kurwanira ubugingo bw'abantu. Amen. Qui va être adoré? Ninde akwiye gusengwa? Nicyo kirwanirwa mu bisanzwe. None nutabimenya rero uzarwana intambara itariyo. Kuko abarwana bakwiye kumenya impamvu barwana. Rero ubugingo bw'umuntu bufite agaciro, niyo mpamvu burwanirwa. Kuko ubugingo bwawe burwanirwa, Satani azi yuko ibyaremwe bindi universe azi yuko amagalaxi miliyari z'amagalaxi zizavaho, azi yuko imibumbe izavaho, azi ko izuba n'andi mazuba tutabona ariko ariho nayo bizavaho. Ibyo bizavaho arabizi. Ariko ikinazi azi ko ubugingo bw'umwana w'umuntu ntabwo bwaremewe kuvaho, buzabaho iteka. Niyo mpamvu niyo enjeu, iyo niyo mpamvu y'intambara yo mu mwuka hagati y'Imana na Satani. Mabibizi nta kindi intambara igamije. Satan veut asservir les âmes pour les perdre, détruire. Satan arashaka ngo afate ubugingo bw'abantu abwigarurire kugira ngo buhenebere bupfe. Et le Saint-Esprit agit pour sauver les âmes, les ramener à Jésus. Akize ubugingo bw'abantu abugarurire Kristo. Niyo ntambara. Au-delà ibyo dusaba Imana, amafaranga, akazi, ibiki, yego ibyo ni legitime turabisengera. Ariko intambara irenze ibyo. Intambara irenze ibi tujya dusaba. Mubibisi. Ibyo dusaba ni byiza, Imana irabyumva kandi irabikora, irasubiza. Ariko intambara turimo irenze ibi mwebwe muri murasaba. Mubibisi. Ntabwo ari bibi gusaba Imana ibyo ukeneye. Bibiliya bitubwira ngo nimukiganyire muri kintu na kimwe, ngo ibyo mukeneye mubimenyeshe Imana mu gusenga, mu kwinginga no gushima. Ariko ukiye kumenya ko intambara umukristo arimo irenze ibi bintu bishira. Ni intambara iri hagati y'Imana na Satani kubw'ubugingo bw'abantu, nta kindi. Amen. Nibyo bita l'enjeu d'une guerre, icyo intambara ibigamije. Ibyo biranyereka ko mfite agaciro gakomeye imbere y'Imana. Nimba Imana indwanira na Satani, mfite agaciro gahambaye. Nkwiye nanjye kukiha, kuko Imana yandemye yarakampaye, n'umwanzi w'Imana arabizi. Niyo mpamvu arwana ngo mbe uwe ankoresha ibyo ashaka kugira ngo azangeze mu rutazima. Umutwe w'uno munsi iravuga ngo la consécration à Dieu déclenche la réaction de Satan. Kwiyegurira Imana bimutuma Satani ahaguruka. Nubwo yarasanzwe arwana, ariko iyo umuntu yiyeguriye Imana rurema kugira ngo abe inyegu yayo, Satani arahaguruka mu rwego rwisumbuye. Murabizi iriya pistole ifite icyo bita gashete. Ntwari ifite gashete, trigger mu Cyongereza. Hani bafata gutya bakanda isasu karekuru bayita trigger. Mu Gifaransa yitwa gashete. La consécration d'un chrétien oblige Satan à appuyer sur la gâchette.
kwiyegurira Imana bituma Satani akanda ya ntwaro ye kugira ngo amasaso asohoke. Iyo dukijijwe Satani arabimenya akaduhagurikiza abadayimoni be. Buri ntambwe duteye muri Kristo Satani nawe azamura ubushobozi bwo kuturwanya. Ariko iyo tugeze kwiyegurira Imana rero mukuri mu mwuka no mukuri, aho rero ahita kanda kuri trigger, ahita kanda kuri gasheti, ahita kanda ahandi bakanda ku mbunda ikarekura amasasu. Tuza kubona impamvu yabyo. Yesu kaza murabyumva. Amen. Iyo umuntu yahagurutse kwiyegurira Imana nkuko tumaze iminsi tubyiga, ntabwo bireka Satani gutyo ahita akanda ariya ku mbunda ye akarekura amasasu. Aribyo Paulo yita imyambi yaka umuriro, ahita fora neza akarekura imyambi myinshi. Kubera iki? Kubera ko iyo tumaze gusigwa tukiyegurira Imana duhita tuba ibikoresho mu maboko y'Imana, tuhita tuba ibikoresho Imana byorohera ko ikoresha mu gusenya ubwami bw'umwijima, mu gusenya ubwami bwa Satani, mu kwimakaza ubwami bw'Imana muri iyi si mu bantu. Byanga bikunda iyo umuntu yeguriye Imana, urwego yaba arimo rwose Imana iramukoresha, ahinduka ikoresho cy'Imana. Nago mubibuka ngo iyo umuntu yejejwe ngo mu nzu y'inyuma ngo abikoresho byinshi by'izahabu, by'ifeza, by'ibumba n'ibindi. Ngo nukoro iyo umuntu yitandukanije n'ibyangwa n'Imana akiyeza, ngo azahinduka ikoresho kigira umumaro mwinshi kuri nyiracyo. Twabisomye muri Timoteyo. Ntimwumva se ko iyo tumaze kwiyegurira Imana icyo gihe tuba twejejwe? Muribuka Mose arobanura ihema ry'ibonaniro n'ibikoresho byayo, ngo amaze kubisiga ngo byegurirwa Imana. Nuvuga ngo icyo gihe rero Satani aho hantu amenya ko atakwiwakinira. Natwe rero iyo twiyeguriye Imana tuba duhindutse ibikoresho byayo mu buryo bw'umwihariko mu mugambi wayo. Kubera ko kwiyegurira Imana biva muri decision ikomeye cyane mu mutima. Ubwo twarabonye ko iyo umuntu abaye inyeguye Imana no kuvuga iki, nuvuga ngo ubushake bwe bumirwa n'ubushake bw'Imana. None wumva byoroshye? Nuvuga ngo yarirekuye wese mu maboko y'Imana. Muzi hano twize ikintu cyitwa lâcher prise, kurekura byose mu maboko ya Kristo, kuva muri comfort zone, kuva muri zone de confort yawe, aho ukontorora buri kintu cyose. Ubuzima n'ubwawe urabukontorora uko ushaka. Iyo tumaze kwiyegurira Imana tuba turekuye byose, tubabihaye Kristo. Satani rero ibyo arabimenya, hanyuma akamenya n'ingaruka yabyo. Aturiya muntu azakoreshwa ibibangamira ubwami bwanjye. Na niyo mpamvu rero kwiyegurira Imana ntidukwiye kubifata nk'ibintu bikinishwa, tukwiye kumenya ko bifite impact mu isi y'umwuka ikomeye cyane. Iyo abakristo bose bo ku isi bashoboye kugera ku rwego rwo kwiyegurira Imana, ibintu byahinduka ku isi mu buryo bukomeye cyane, kuko Satani niwe utegeka amahanga. Ubwami bw'umwijima buzaba bugowe. Niyo mpamvu rero amainteninga agumiza abakristo mu kintu kiraho cy'ubukristo ariko budafite profondeur, budafite ibijyepfo. Ibyo ntacyo bimutwaye Satani. Satani aratinya iyo abana b'Imana bageze ku rwego rwo kwiyegurira Imana. Tubaza kubibona. Reka dusome ekipe y'abantu bageze ku ntambwe yo kwigurira Imana burundu 100%. Nacyo bishigarije. Wumva icyo Satani yavuze. Usome Byakozwe n'Intumwa igice 12:6 era ku murongo wa mbere, sibyo? Ugeze ku murongo wa 6 nta kibazo, cyangwa ugeze ku murongo wa 10. Tukurikire neza. Banyura muri Amfipoli no muri Apolonia,
bagera i Tesalonike hariho isinagogi y'Abayuda. Nuko Pawulo nk'uko yamenyereye yinjira muri bo ajya impaka nabo mu byanditswe ku masabato 3. Ayo basobanurira abamenyesha yuko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye, kandi ati Yesu uwo mbabwira niwe Kristo. Bamwe muri bo barabyemera bifatanya na Pawulo na Sila, n'abagira ikibubaha Imana benshi nabo nuko, n'abagore b'icyubahiro batari bake. Ariko Abayuda bagira ishyari, bajyana abagabo 2 b'inzererezi ziba mu maguriro, bateranya igitero, batera imidugararo mu mudugudu, batera inzu ya Yasoni, bashaka gukuramo Pawulo na Sila ngo babashyire imbere y'abantu. Bababuze bakurubana Yasoni na bene data bamwe, babajyana imbere y'abatwara umudugudu, barasakuza bati abubatse ibihugu byose baje nino, abubitse ibihugu byose baje nino. Yasoni arabacumbikira. Aba bose bagomeye amategeko ya Kayisari, bavuga ko hariho undi mwami witwa Yesu. Abatwara umudugudu na rubanda bumvise ibyo bahagarika imitima, nuko baka Yasoni n'abandi ingwate barabarekura. Uwo mwanya muri iryo joro bene data bohereza Pawulo na Sila i Beroya. Basohoyeyo binjira mu isinagogi y'Abayuda. Amen. Urabona aravuze ngo abubitse ibihugu byose, ariko mu Gifaransa hano ari ijambo riri directe kukwereka ko bari Abayuda ntabwo ari bo, ni ingabo Satani zari zibaritsemo. Aravuga ngo ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant. Ces gens qui ont bouleversé le monde, ils ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Bouleverser le monde. Bible dit que Satan c'est le prince de ce monde. Donc ils ont bouleversé son monde, le monde de Satan. Hein? Abo baraje. Bouleverser ntabwo ari kubika. Bouleverser ni kunyiganyiza ibintu bikaguruka impande zose. Bouleversement ni kuvuga ngo ibintu biri mu kavuyo, ordre yari hari itakara. Aba bagabo Pawulo na Sila ngo bageze hano, kandi abo bagabo barashenye ordre yari hari, barahungabanije byose, kandi ntibavuga igihugu kimwe, bavuga le monde. Aba bagabo rero kubera iki babigejejeho, kubera iki bagize impact, nuko n'abantu biyeguriye Kristo 100%, bari nyeguze. Mwumve, ntabwo ari abantu 1000 ngo ni Pawulo na Sila. Twe turi bangahe abakristo Kristo turi bangahe? None wigeze wumva amadayimoni avuga ngo nous avons bouleversé le monde? None zigazo kiri. Voilà. Bari abantu mumenye ko bari Abayuda ntabwo ari babivuze. Ni amadayimoni bavugiramo. Kuko ari abagabo ntacyo bapfa na Pawulo, kuko intambara ntabwo ari y'abantu. Imana muri bo, muri Pawulo na Sila, n'amadayimoni ari muri bari Abayuda, abo ni baro bararwana. None turashaka tekereze kuki twebwe bataravuga abadayimoni ngo bari abantu, sibyo baranyeganyije isi yacu, kuko atayivuga ntibagihari. None siko tabivuga. Pourquoi est-ce que les démons ne disent pas de nous, ces hommes, ces chrétiens, hein, bouleversent le monde? Kuko tabivuga ko tunyeganyiza isi yabo, kuko abadayimoni tabivuga. Ni mubyibaze, ese abadayimoni barashize? Ese Satani ntabwo agikora? None iyi si noneho ntakirimo, kuko isi atabivuga. Kuko atabivuga. Aho ni mugiye kubyibaza. Ese intambara yararangiye hagati y'Imana na Satani? None kuko atabivuga. Wewe ukwiye kwireba ubwawe mbere na mbere, ubukristo bwawe, urebe n'ubukristo bwawe kuzengurutsa abuzi, hanyuma uraza kwiha igisubizo. Umutwe uno mutwe wavuze iki? Mukiye kongereza kandi ahaguruka mu rundi rwego. La consécration oblige Satan à mettre son doigt sur la gâchette.
niyo mpamvu ari mu kinyarwanda kubika, sibyo? Ubiza mu cyongereza. These men who have turned the world upside down. Remember? Upside down have come here also. Turning the world upside down. Up, down. Ni expression ivuga gucurika ibintu byose bika. Tu vois? Mu gifaransa bouleverser le monde. Hano ikiyute guturninga upside down the world. Birarenze kubika. Gushobora kuza ukubika igiseke. Ntabwo ari ibyo. Ni uguterera hejuru. Amagi yararimo akameneka. Ibyo nibyo abadayimoni bavuze kuri Paulo na Sila. Mufati mutekereze. Mutekereze kuri ibyo. Ikibazo ya nyuma cyumvise kuko abadayimoni batayivuga uyu munsi ku bantu. Ari ikibazo rero. Uvuga ngo iyi topic irakomeye. Ni urwego abantu benshi bitirira Kristo bataragiraho. Muvuge muti umviriza. Uwo Kristo bwa kino gihe bwitwa akuna matata. Mwayise mu byandike gutyo. Uwo Kristo bwa kino gihe bwitwa hakuna matata. No trouble. Muchonda vangu no trouble. I have no trouble with the devil. No trouble. Hakuna matata. Satani ademoni batubonye ngo bare ntakina. Bare yabitwa hakuna matata. Mubareke baje kwisengera. Hakuna matata. We live in peace. Tuvite peace.